ntazi Imana iyo ariyo, ariko mu gihe cya vuba ngaha mu kwezi turangije kwa 8 niho Imana yanyiyeretse ndetse irananyisobanurira ndayisobanukirwa, numva mu mutima wanjye ndabohotse, numva ibyari imbereye imizigo bibaye ibyoroshye, numva kubwo kuyemera no kuyemerera numva nguwe neza ndanatunganye. Ubu ngubu ndi umwana w'Imana kubera ko naguraniwe, ibyari ibyaha byanjye byambereye ahubwo umugisha. Ubu ibyaha byanjye byajyanywe na Kristo, Kristo nawe amba gukiranuka kwe. Burundu umubarwa wo mu ijuru, ubu mu buryo bw'umwuka ndi mu ijuru kubera Imana yangiriye ubwo buntu mwibera. Nishimiye Imana cyane, nishimiye kugira neza kwayo, nishimiye ukuntu nyine nanjye yanyishuriye ubwo nari mfuye ibyaha n'ibicumuro byanjye, ariko ubuntu bwayo nyine nibwo bwankijije. Yamenyesheje yuko ndi umunyabyaha ndetse utabasha kubyikiza, ndetse binahagije kundimbura, ariko menya neza ko Yesu igikorwa cyamuzanye kwari ukugira nyine ngo anyunge n'Imana, anyunga n'Imana kubw'amaraso ye. Rero yamennye amaraso ku bwanjye, igihano cy'ibyaha nagombaga guhanwa Yesu agihanwa mu cyimbo cyanjye, ariko agira ngo mbeho nyine. Nanjye rero nibyo shimwe mfite, nuko Yesu yampaye agakiza k'ubuntu, akanguranira agatwara ubunyabyaha bwanjye uko bwari bwuzuye 100%, akampa nanone gukiranuka kwe kuzuye 100%, akaba yarangabiye ijuru ntabikesha imirimo, ahubwo ko bikesha kwizera Yesu Kristo. Nicyo cyatuzanye aha ngaha. Rero nenejejwe nuko Imana nyine nanjye yambyaye, nkaba ntakirwa mu bakorera ijuru, ahubwo ndi umuragwa w'ijuru, ariko mbeshejwe na Yesu. Kuko ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye Yesu nibyo yajyanye nyine arabibambirwa, apfuye mfana nawe, ariko azukanye nzukana nawe n'ubona, ariko bambwiye ko anzukaniye ubugingo buhoraho. Nshimiye Imana rero kubw'icyo gikorwa yankoreye bavandimwe, nicyo kibesheje aha ngaha n'abandi mu mbere Imana mu kigo. Igihe kinini nashatsaga kiza ndakabura, ariko menye ko ari umuntu. Nshimiye Imana ukuntu Adamu akora icyaha nari nsumuriye muri yo, kuko nanjye nari buzakomoka muri yo. Ariko Imana kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese akarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Nshima Imana uburyo rero yohereye Yesu kugira ngo azapfe mu cyimbo cyanjye, yishyiraho bwa bubi n'ubugome nacumuriye muri Adamu, amaze afata gukiranuka akayakumva aba ariko mbarwaho. Nawe afata bya bibi byanjye nacumuriye muri Adamu byose abyishyiraho. Ntiyabirekeye aho, yarajya bibambanwa ku musaraba, nanjye murimo arapfa, nanjye mbapfiriye muri we, azutse manzukanye nawe, azukanye Imana ishimwe cyane. Nanjye nshimiye Imana cyane, nshingiye ku gikorwa Yesu yakoze, ubwo yajyaga ku musaraba akemera ububi bwanjye kubwishyiraho, nawe akampa ubwiza bwe. Ubwo nanjye bwa bwiza bwe nkaba mbaye nsa na Yesu, nawe ibyaha byanjye akajya kubihanirwa mu cyimbo cyanjye. Ubwo nanjye nkaba nitwa umwana w'Imana, bishingiye ku gikorwa cye cyo kujya ku musaraba, nyine kuba yarabambiye ibyaha byanjye. Noneho ububi bwanjye nawe akabujyana mu mva, kuko atari guhananwa gukiranuka n'ibyaha. Ubwiza bw'akabumba nawe akajyana ibyaha byanjye. Azutse rero yongera kwambara bwa bwiza bwe, agasa nawe kuko yambaye bwa bwiza bwe. Mbona nkanshimiye Imana nyine ko nemeye igikorwa yakoze, bidashingiye ku mirimo nakoze cyangwa ku bindi, ahubwo ari urukundo Imana yankoze.